duhagaze iwanyu imbere y'inzu yanyu turi kumwe n'umupasiteri waraye usengewe umaze nk'ibyumweru ibi asengewe ku bupasitere yahoze ari umuyumbe mubo twazaga twahoze twiyamanwa. uyu munsi tugarukanye amashimwe. Iki gitaramo noneho ni higarukana amashimwe kubera imirimo Uwiteka yagumye gukora inyuze nako yagaragariye muri uyu mupasiteri usengewe mu mayinga nkanga hashize cyangwa ukweza aho ngaho. Hanyuma aho muri East Africa, muri ibihugu by'ibiyaga bigari bigazutse, mu kwezi kwa 10 hari ubukwe bumwe gusa muri East Africa yose. Mu kwezi kwa 10 ku minsi 31 Bujumbura hariho ubukwe buzwi kugeza ningira kujya tubona hariho ubukwe bumwe kujya ubumwe gusa. Ubukwe buzwi buzaba muri East Africa mu kwa 10 ku minsi 31. Ubwo bukwe n'Ubugande. None uyu mushumba yahoze ari umuyumbe nk'abandi bose. Ariko nta muntu ndawurasenga ataraciye mu kiyumbe. Ubu nyine ushaka kuba pasiteri no kuja mu kiyumbe. Inzira ni imwe nk'ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Yesu gusa. Ari umupasiteri ninga wabwirije Apotre Bishop kuva muri Canada witwa nde uramwibuka yasengeye hano iwanyu nihinga. Arabwiriza aravuga ngo kugira ngo ukure ugere ku kigero ciza ubu umukristo mwiza ngo nugukunda ijambo ry'Imana, ngo nukandi ukarirya, ngo nukurya ijambo ukarihekenya ukarirya ari ribisi rinokeje rinatetse ukarirya gusa, kandi ngo amara ukarimira bunguri ntucire. Kuko aje kubwiriza yaravuze ngo bon appétit. Mbere amaze gusoma icyanditswe gutya Yesu avuga ngo bon appétit. Ariko hari umuntu twari twicaranye. Nije twari twicaranye. Ngizo zedela. Waravuze ngo nije twari twicaranye. Waravuze ngo amaze kubwiriza kubera ukuntu yabwirije neza. Uravuga ngo nibwo nkicumva ya bon appétit yaduhaye. Kubera ko ngo harabaza baguha bon appétit ugasanga ibyo yatetse ngo nduzubirya. Ari abapasiteri azavuga ngo bon appétit agiye kubwiriza, ariko ibyo yabwirije inyigisho ze bijya yaguhereye bon appétit ugasanga ntuzubirya ntiyavuze ijambo ry'Imana, ugasanga yavuze ibye kandi mu ikarisa twa ijambo yivuze gusa kandi ntisuba twumurya sinumurya ndiyoryoha. Oya epe aho yavuze umudamu we simugumbuye, yavuze amateka sinyakeneye naje ndayazi. Ibiryo byo mu itorero abakristo bose bashobora kurya kandi wababwira ngo bon appétit bose bakakaraba bakarya kandi bagahaga. Ni ibyanditswe, ni ijambo ry'Imana ngibihana urisome hanga. Noneho uyu mupasiteri nawe imbere hose ntiyaryaga ijambo. Uyu wa hano basengeye ejo bundi tugiye gutarama. Imbere hose ntiyazaga ry'ijambo. Ari muri babayumbe bazaga bagurukira akiterera gutya kamagwa kundabyo. Urebe ururabyo nguru yasimbuka akabara ruhitanye akabara rumenye. None se uruwo rumena kakorohera muno. Rurabo twaguze ifeza n'izahabu. Uvuye hanze uraje urasimbutse usimbukiye aha ukarumena. Kurego no korohera. Aye sino gukundira pe. Aye uvamo no waguze. Uvamo no waguze nkakujyaza bavuga ngo temigiti tete nkakujyaza bavuga ngo temigiti kimwe ngo hashibuke utere bibiri. Nawe rero wo rumena nkabagiza Imana ukagora yisi kandi ndende. Baza bafite umugani ngo ibuye ngo niba nguteye ibuye ngo rigice zibiri. Ngo wari usteri ibuye ikica inyoni zibiri. None uyu nawe ntiyaryaga ijambo. Ntiyakundaga ijambo pe. Tugahora twiyamanwa nawe. Tugahora twonora buri munsi. Tumubwira ngo gabanya ibi ongera ibi. Yewe gabanya gusimbuka ugabanye komanderi zipfuye mu materaniro wongera ijambo. Ngo ejo nejo bundi nikaho twari tubiye. Ejo nejo bundi ibi tuwe tukwiyama none nawe uzabyiyama abandi. Ngo mureke ubunebwe n'intege nkeya. Akamaza haguruka ngo haraba muri za gitavi warabahungu ngo babanebwe
ngo bari mu kugira gute ngo nagute ngo abatazi ngo amateka y'igisirimba ngo muzayatubaze gusubizamo agaso agasimba kandagira intebe ari mu bantu bazaga bavuga inshuro nyinshi mu materaniro ngo subizamo none ubu ngubu karabuza abantu gusubizamo kurumva tutagarukanya amashimwe Alex ariko ndishimye no mukuru ngo we neza birenze we neza nukuza mero nishimye ta mwanya munandi kamera iyo naguwe neza nukuza nishima reka nigize Bibiliya hino cyangwa nzane nuvu zazana nuvu itukura irabura ntukiyumva ino Bibiliya tukiyumva tuzana isezerano rishya twazanye ajenda inshuro nyinshi ntiwumva tuzana Bibiliya ntiwumva none reka tuzana isezerano rishasha kuko nawe uri musha yewe gabanya ibi wongera ibi nimba ushaka kurya ugakura ngo nukuri ngo urabona ngo urumva ngo mureke ibyo buri gihe naje gusanga umuti iyo uheza umwana aza wanga akagira ngo kuramugirira nabi ndetse akaba yonatekereza ko umwanze ariko ubuhaye umugirira neza kurya ubuhaye umuvura ewe twagiye tubahindubi nyinshi tubaha amavakse twagutera ugacumbagira iminsi 2 bwacu ugakira burundu none muri bajya bagiye bakira turashima Imana ko baye bashaka ngo nabandi bakire niyinga yafashe mikrofone yambaye koro igihe bazabambika nyagwa ya kororome akubita kuri mikrofone cyakazabwira abana bari kuri mixer ngo nibenka bazamura akazagira atya barazamuye ngo naje ngo nabaye umuyumbi ngo ntimubizi se baravuga ngo barabizi ngo turabizi ngo naje nabaye umuyumbi ngo ari ngo ntabwo ibingiye kubiyama ngo kubera ko ndi pasteur ngo ariko ngo mwakabije atangiye kubona ko bakabije aho ari we waza gukabza cyagihe wageze ukabza abashumba bawe twageza tukubwira ngo kurakabje none ubu wabaye umushumba nawe twari ko tumubwira ku manywa ngo anadukundira azaze gutanga ubuhamya hano aracakomerewe aracafite amavuta amashasha yaguye kudusetsa cyane amavuta ngo aracari masha namara kuyamenyera neza azazana baho ubuhamya ko gukurubuka ari mu bantu babaye ni babandi yacangwa ciya yatarama gasiga yise umuntu murozi twarababwiye ngo umuntu aracaza hano avuge ko yitwazaga ibiheko bamwe baremeye gusa baracakomerewe kuza gutanga ubuhamya ariko bazuza ariko hano uyu mugabo rero turamubwira ngo ku manywa twari ko tumubwira ngo bijya twahuze tukubwira rero ibi wari kuvuga nibyo bya bindi kuko iterume yakoresheje niyo neza twakoreshaga tumutonganya tumuhindubi niyo nawe yakoresheje yiyama abasore bo mu itorero rye ese abayumbe bagenzi bacu murabizi ko ejo n'ejo bundi muzaba ba pasteri murabizi ko ejo n'ejo bundi muzoba ba revera b'amatorero murabizi ko muzaba ba bishope si ukubiri mu kugira gutya ukamusanga kera ngo niwo baye pasteri bigeze ko bigenze ngo ni jewe bizagenda ko umube reka kwitwara gutyo no umuba twaye tukubuza ntiwemere iwe ko yabonye n'imbaraga zo kubacaha kandi nawe yageze acaha ntiyumve wowe none ushobora no kutagira izo mbaraga cyangwa wacaha ntibakumve cyangwa nawe wacaha bakamera nk'uko uri mu kumera ubu bimeze nk'abana batari mu kumvira ababyeyi babo ejo nabo bazoshaka bwaca nabo akatangira kwiyama abana kurya nabo bazaga bamwiyamanwa bana batoya mutari mu kuba ababyeyi banyu bana batoya mutari mu kumvira ababyeyi banyu uyu mugani w'uyu muyumbe namwe bagereho umeze nkawe utari mu kumvira so na nyoko kandi ejo nawe uzoshaka ukabyara ukororoka ukagira abana nawe batangira kukugora no kukuvuna kuko wavuna so none twarababwiye ngo iyo umuntu agiye kuvuga mu itorero azafata ubwenge bwe akabufata gutya mu kuboko yamara agafata umwuka hano muri uku kuboko agafata bwa bwenge buri aha akabushira hano mu mwuka hejuru y'umwuka akabwira umwuka bwa bwenge bukabwira umwuka ngo ngaho kora gutya
subiramo iryo jambo nubwo bazasubiza inyuma. Uzasubiza inyuma ariko reka ngusubirize inyuma. Riraremereye. Ufata ubwenge bwawe ushire hejuru y'umwuka. Tangira kuramugeraho hose. Uyu gazagora. Itonde ne. Ubwenge bwaburaha mu kuboko kw'indyo. Ego. Umwuka uraha. Ugafata ubwenge bwawe ukabushira hejuru y'umwuka. Umwuka ukabona gukora. Ukabona gukora neza. Bibiliya iravuga ngo umuntu naja kuvuga wazungurutse ururimi wazafata ururimi aruzungurutse mu kanwa inshuro nyinshi kugira ngo bitume avuga neza imbere y'abantu. Yego. Ariko wowe uri mukwira gucya gusa kera ukaba uravuze uzavuga iki? Wewe kuvuga ihuri n'ingoki zirarira iminsi 21 kugira ngo izazane amagi mazima arimo abana. Bibiliya ukuratekereza ko Bibiliya ariko ndaje kureba Bibiliya mfitiye kuragira ngo Bibiliya izibesha ni wowe uzubesha. Yaravuze ngo nuja kuvuga ngo uzozungurutse ururimi rwawe mu kanwa inshuro nyinshi ubone ko yani uzobanza utekereze cyane uzigize ubwenge hino uje mu gahumba kabamwe ubwenge ukomange baguhe hodi winjire mutora ubwenge ushire ku rurimi numara uvuge uzovuga ubwenge bukonexe. Ariko wowe niba Bibiliya ivuga inshuro 7 kuramugira gucya gusa ururimi kurarunyuza muri iri tamaniri ke ukaburavuze cyangwa ukavuga umwuka uraho ubwenge buraje cyangwa ukavuga bigenda gucya bombi parallel zose bikirukanga bikwiye kugenda ari kimwe ari ikintu kimwe. Nigeze mbonaho Muyumbe avunika mu ikanisa ava ku gatuti asimbukira hasi avuye kuri ku gatuti hara kuri podium hari ukuntu wazaba kaharehare gucya usumba handi asimbuke uko yari yateganyije abanza hasi ntiyakubanza ahangingira mu kirere yikubite hasi aravunika. Muri ico cumwera abantu bamubonye ku gatuti babona ko aritwaza imbago arimo n'isima. Pole sana. Uyu Muyumbe birashoboka ko ari umwuka wari umubwiye ngo asimbe. Birashoboka cyane. Ariko yasimbutse kuri uco kigereranyo wagereranyije yasimbutse gusa akoresheje umwuka gusa. Yasimbanye ukuboko kumwe. Yasimbiye ku kuboko kumwe kandi afite amaboko abiri. Yasimbiye ku kuguru kumwe kandi afite amaguru abiri. Afite ukuguru k'umwuka n'ukuguru k'ubwenge. Ariko ubwenge aragufata gushira mu mfuko w'inyuma warangiza asimbira ku kuguru kumwe yari kureka kuvunika gute? Kutovunika. Ubwenge rero butangira kumubaza uza wika gucyo umaze kuvunika ubwenge amabugutora ngo se wasimbutse gute? Nakubwiye ngo nuja gusimba tujane kwereka uburyo usimba. Burya sinakubwiye ngo nuja ugiye gusimba reka gusimba hari ugiye gusimbira ni kure uranga ngo umwuka ngo ni umwuka ngo niwe wa mbere. None dore ubwenge buri gihe buza butonganya umwuka. Hari igihe umwuka azakubwira ngo irukanka ucaha mu materaniro ubwenge bukakubwira ngo ino nzira ishobora kuba ihagazemo abana cyangwa abadiyakoni ishobora kuba ihagazemo umuntu umunsi ukandagira abadiyakoni genda rero irukanka ariko banza urebe banza ukore kaje imbere reka nje imbere nje ubwenge bukakubwira ngo reka nje imbere ngende nkwicaza ngende kwereka aho unyura wirukanka ubwenge bukabanza iyo wabwumviye nk'umuzamu muri parikingi imodoka zishe zama kugira gutya azakumaga parikisha akabanza kugira ngo hagarara komeza hindukiza rino pini akagira gutya rino pini ukarihindura ngwino wagera aho ashaka kukugiza kugira ngo akagira oya akakubwira ngo komeza nyiri utwaye akakubwira ngo nkomeze arukunda azagira atya akazaguma akakwereka nyine direction udufresh akakubwira ngo hagarara akobona gizatya agahagarara. Ubwenge nabwo niko bukwiye kuba buri imbere. Nimba wateganyije kwirukanka kilometero ubwenge bukakubwira ngo oroha kiwariye urahumagira waje utari y'umuceri
irukanka cyangwa waje uri ibijumba itonde biza bishira vuba kukera byashiriye mu byuya. Ibyo byose rero ni ubwenge ni kondigiteri w'umwuka w'ibintu byose bikugize. Ubwenge ni umujyanama w'impano zose ushobora kuba ufite. Ni gute uzuja ku gatuti uri umuyumbe, uzuja ku gatuti uri pasiteri, ukaja ku gatuti uri umuririmbyi, ukaja ku gatuti uri wewe, warangiza waje kuvuga ukavuga ubwenge wabushize mu mfuko w'inyuma ipantaro cyangwa w'ijipo, uzovuga ibintu bisa gute? Teworeka wamara ingaruka nk'uwo muyumbe waruvuze ntiyo akavunika, yarangiza akivuza agashiramo amasima, agakonsoma amafaranga, agatakaza igihe cyo kudakorera urugo rwe yaravunitse kubera ko yanze kumvira ubwenge. Mwuka we yarawufite ariko yanze kumvira ubwenge afite. N'ubwenge arabufite. Uri mu kubika ubwenge bwawe ngo buzokore ryari? Cyangwa kumwikanisa niho ho hataba ubwenge mwoga. Niba udakoresha ubwenge bwawe imbere y'abantu mu materaniro, uzobukoresha wagiye uri hehe? Waye wimba ntuza nta konpabuze naringiye kuvuga ibindi. Ubwenge buzabuza butwikiriza izo mpano. Uyu mushumba rero yavuze ati ibintu mwageza munyiyamamo jose naje ubu nyine natanga sinageza numva ukuntu muza mutwiyama, sinageza numva uburyo twageza tubangamira abashumba. None ubu nyine rero natangiye kwihagararaho rero nk'umushumba. Bagenzi banje baravuga ngo dusubizemo inshuro 9. Jewe inyuma hari gahunda mpaye ndeba 6 ibo ntazi nimwe bazi ko gahunda ari imwe ari yo gusirimba, ariko nifite gahunda 6 ko ndababwira ngo muhagarare nkore bino kibanyumve, kibuka ko nanje ntageza numva. Naho ni gahunda abashumba bari bafite zitorero. Ya nkoni rero urabizi ko inkoni waza gukubita abashumba itashize, wasuze yibakubisura irambika, ubu nabo ko barayitora bajya wayisigiye nabo bazayitora bayigukubita. Nutumvira abashumba nawe ntibazakumvira. Umushumba utayumvira umushumba mugenzi we umuyoboye, ejo nawe uzayobora. Abaririmbyi bataye bumvira perezida wabo, ejo nawe uzaba perezida w'ikorari cyangwa w'icama cyangwa w'ikibina cyane, cyangwa umuyobozi w'ibitaro, abaganga bagenzi bawe bakugore bagusumbuwe, cyangwa abarwayi bagusuzugure kandi uri nyiri ibitaro. Kubayumbe nabo rero bataraba abashumba, uyu ni urugero rwiza n'isomo kuri bo cyane, kuko nubu wewe uracyari gutekereza ngo ni gute baza bakubwira ngo ntusubiremo igisirimba, iryo yinga ryose ukirwa wishizemo pasiteri cyangwa uhagarikiye ngo yakwimye igisirimba. Rero ari umukozi w'Imana wavuze ngo idini cyangwa se ubufarisayo, niba ari ubufarisayo ariko ni idini. Nta kindi kintu hari abayumbe cyangwa abakristo muri rusange baza babwira abakristo ngo nabanyedini. Kuba umunyedini nukwanga kugusubirizamo igisirimba ukiriga urakaye mu materaniro, harimo indirimbo, harimo ijambo ry'Imana, harimo gusenga, harimo gutura, harimo amatangazo, kubera ko bakwemwe igisirimbo uwo munsi kubera izindi porogaramu zabaye. Wowe uwo munsi ntiwumve nturuhugabana kuri ibyo bindi byose byasigaye. Iryo ni ryo dini, uri umunyedini. Igisirimba cyo bidini no kuririmba byo bidini byo kubera idini. Ikintu cyose, ikintu gitaza k'ibidini ni kimwe, ni ijambo ry'Imana. Na ibindi byose niba iyo batagushubijemo igisirimba uza wirirwa urakaye wa ico gisirimba uracari kuri level iri hasi cyane, level ntoya pe, uri bebe spirituel, si spirituel gusa, habe no kumyaka none uri bebe. Mugende mugere kugira kisima cya Kristo kandi muri ijambo kuko apotre ya cyangwa bishop yabivuze ni nkuko duhora tubibabwira. Uyu mushumba rero yavuze ati rwose ibintu mwambwiye kwaza twiyamanwaho sinumve ubuko ndumva, kandi simbaye numva gusa
ko ndabwira n'abandi inyuma ngo bumve ibyo mpaye mbabwira kuko nanje sinabyumvaga nkabo. Hano mu Baroma iri jambo twagiye turisoma inshuro nyinshi, reka turisome kubera ubuhamya bw'uyu mushumba. Abaroma 12 no kuri 3 haravuze ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbibwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze kuko Imana yegereye umuntu wese kwizera. Mwitonze, ahubwo mutekereze mwitonze. Kwitonda wagize no kugira gute? Ni mu Baroma 12. Nugushishoza, nukumivuga ngo gukoresha ubwenge. Kinkoze nukunyabaki. Yewe wowe uzoza winjira mu ikanisa ufata ubwenge bwawe ufungura ikoti gucyushiremo cyangwa ufungura isakame ubushiremo, numara winjire mu ikanisa udafite ubwenge ngo winjiranye mu mwuka, ngo mu ikanisa ni mu mwuka gusa, ukora amakosa ngo ni mu mwuka. Waye si mu mwuka. Mu ikanisa si mu mwuka gusa. Utere komandere ngo ni mu mwuka. Mu ikanisa ni mu mubiri. Oya ngo mu buzima busanzwe arabaza babyitwaza. Ngo mu buzima busanzwe ngo njewe ngo sinza mvuga hano hanze ngira amagambo make, ariko basaba bivuga love la ride, ariko zabinkangisha yeme, ariko sinika, ariko nguyongeze ngo mu matera baranzi ngo baranzi, ariko nguyongeze gucya ngo mu matera no gucya nkabona ngo ugeze mu matera niro gucya musa namafunguka iryo funguka uzorebe uzogitegereze neza, urebe irya riryo. Ahubwo ukwiriye ko ni gutuzugira ishusho imwe hanze indi mu ikanisa, andi mu ikanisa wo guceceka no gutegera. Bibiliya naratangaye kumuza mumbona mwabantu b'Imana hamwe, yaravuze guhahirwa bumva ngo kuruta abavuga. Hahirwa bumva, Bibiliya nayiteye ubwoba bi. Hahirwa bumva, guhahirwa bumva. None wowe umukenera ngo wumvise abandi gusa. Bibiliya wewe umukenera ngo uvuge, ugakenera ngo uririmbe, ugakenera ngo ubwirize, mu gihe Bibiliya ivuga ngo hahiriwe abumva, abo ngo nibo bahiriwe, abategera abumva ngo nibo bahiriwe, pana bavuga. Ayaye hahirwa bahaye bumva kandi bamara kumva bakumvira. Uzi ko ndi mu kugera mu makanisa hamwe henshi, kavuga ngo reka ndebe mfate abasore 5, ndebe ko bose basohoka batavuze. Nimba kuja kurimba bagahitamo gusa, ari ukuntu winjira mu kanisa ukamuhitamo gusa ukavuga ngo uyu reka ndebe ko tuva muri amateraniro hatagize umuvuga ugacece. Nimba ari gisimba bagende baririmbe ukamurambika Bibiliya hasi gutyo. Nimba ari gusenga mwese musenge mwicare, nimba ari kuririmba ikorari muhirimbe mururuke, ndebe ko bahambano 5 basohoka batavuze. Mama shahuwe igisimba cya mbere cyapfa kurangira ngo nimuzane hano mikoro, ngo sinkunda ngo kwitanguza ngo mu buzima busanzwe, ngo murazi ngo mwese muranzi ngo n'ubwa mbere akavuga iminyago y'iminoti unda ngo yimpe ngo nje sinkomanda ndatera za haleluya gusa, bajya 3 wahisemo ngo ndatera za nje nditera za haleluya 3 gusa, akazinyotsa akazisatura akicara. Undi muri bo ngo jewe ngo sinkora ibi byose ngo musubiza ngo kandi ngo abandi ngo mwicare, yo banayo ni komandere ngo mundeke ngo bancurangire ngo agakunga ngo agasindana ngo kiminota ngo nk'ibiri, umucuranza agakanda agasimbuka 2 kera kabaraso yaravuze. Ujya wari bajya hati yasigaye 2, undi akamagikata ngo mwicare ngo turakomerezaho ni mugoroba ngo ntimutinde ngo mu gitaramo cyanimo yewe akabasigaye ngo hano ku gatuti ngo muzahakura umuvumo. Umuvumo uruta ukuwaje uvuga ndacyo kuvuga, umuvumo uruta kwitanguza, ari umuvumo uruta kwitanguza pa, umuvumo uruta guha muzamugira ngo umuvumo hazamahishira imsisi gutya ihambiriye ifite amahembe ameze uki ibashayire nk'ifu cyangwa ibishimbo ngwirabavunye ngo wone umuvumo. Umuvumo ni ukuvuga igihe cyo kuvuga kitaragera, kuko ejo nawe uziyama abandi. Niba hari ikintu giteye isoni
nukwiyama umuntu hajya bakwiyamiye wowe wiyamwe harya kuri ka gatuti iruhande rwa zandabyo iruhande rwa zijya ba Foresta rasaza nawe bakakwiyamira cyangwa ukahiyamira barahakwiyamiye cyangwa barakubwiye ngo ntimukaza usimbira hano kuri izi ndabo uzuca ntiwumve bwaca bikagenda gutyo ugasanga uri pasiteri nawe uraribwira abandi ngo baze bareka kandi wowe waranze yego kandi bari ko bakwiya muri umwana uyu se pasiteri tuwaye tuvuga yari umwana yari mukuru cyane yari afite imyaka yari afite imyaka ingana niyo afite ubu ntabasha kuba pasiteri hiyongereye ibiri gusa kuko ndagiye kirekire kimaze muhaye indubi none nawe kera atangiye gutera abandi indubi. Tugaruka nyamashimwe kubw'imirimo wakoze. Iyi ni garukana amashimwe. Imwe muri ibyo wakoze ndabirebesha amaso we. Nukuri buri wese yabonye ineza zawe. Love Lida. Yabonye ineza zawe. Hanyuma aho muri East Africa, muri ibihugu by'ibiyaga bigari bigazutse, mu kwezi kwa 10 hari ubukwe bumwe gusa muri East Africa yose. Mu kwezi kwa 10 ku minsi 31 Bujumbura hariho ubukwe buzwi kugeza ningira gutya tubona hariho ubukwe bumwe gujya ubumwe gusa. Ubukwe buzwi buzaba muri East Africa mu kwa 10 ku minsi 31. Ubwo bukwe n'ubwande n'ubwa mwana Mbabazi Patrick. Mbabazi Patrick utuye mu gihugu c'Ubujumbura, agaso agatura no mu mitima yawe kubera indi. Umugabo umwe yaravuze ngo atuye ngo mu gihugu ca Kampala, ngo igihugu citwa Kampala. Mu gihugu citwa Kampala. Nawe ari mu gihugu citwa Bujumbura. Afite ubukwe muri ukwezi kw'icumi kuri 31. Azaba ari umunsi w'iposho. Mu gitondo isazi 3. Andi makwe yose muwe muyaretse. Muwe mwitonza tudufite ubwo bukwe bwonyine gusana mwitorero. Amakwe yose aparike ku ruhande 34. Muri iri kanisa ubukwe tuzoshingira ku minsi 30 n'umwe n'iposho mu kwezi kw'icumi i Burundi. Mbabazi Patrick niwo tuba dushingira. Ubukwe buzatahwa n'abavuye aha i Nairobi, aha i Rwanda, aha i Kampala, hano muri Amerika, South Sudan, hano muri Sudani, hano muri Canada, hano babwiye ko ari ubukwe bumwe gusa. Wewe wari utaratwerera utekereza ko iminsi ingwi gihari nta igihari. Dore wavuze ko uzamutwerera $500 cyangwa igihumbi cyangwa urudolare, none turatangira kubikora. Tangira hakiri kare utangira umutekereze. Ni Mbabazi umuhanzi umuririmbyi waririmbye indirimbo ivuga ngo asibanga ngo Imana ngo isibanganya ngo amateka mabi akuye mwana nawe ntiwaruzi ko ari we. Ongera ukuyo wari wateganyije wanguye kure mu mwijima ushira habona niwe kuva nkumenye mwami wajumbera mushaburi musi niwe uwo ni Mbabazi Patrick kuri 31 z'ukwa 10 z'ukwezi kw'icumi afite ubukwe hariya. Tangira ukore mu mupfuko w'inyuma hajya uzubika ifaranga no mu bikondoro najya mu bikoti bishaje uzubika ifaranga. Kubera izo ndirimbo n'izindi nyinshi zo mu bitaramo no kuta azafata gatuti gutya Mbabazi iyo bamusingirije mikoro bakaba yimusingirize yivuga neza atyo abandi muzamwisha hasigara ababekers azasa nabuze ico mugereranya. Wowe utaratangira gutwerera cyangwa wowe utari ufite uwo mugambi cyangwa wowe wari ufite uwo mugambi ariko wabwira ngo hari igihe ni none ndetse si none n'ubu nyine. Tangira ubu nyine hamagara Mbabazi nkawe wicaye aha. Nimero ye niyo muhamagare. Nimero niyo ufite mumwandikira umubwire iza yakira ubutunzi. Iyi nimero yawe iza yakira ubushobozi
numara umwishu numara umwoherereza ubwo bushobozi kugira ngo kuko buno bukwe ni bunini bumeze nka burya bw'indindi bumeze nka burya busanzwe ubukwe buzabera muno aho muri itorero akaba ari bwo bukwe bwonyine buri muri East Africa. Akuratekereza ko ubwo bukwe bungana gute? Reba ukuntu utera inkunga buno bukwe. Nimukomeze mubandanye mugira imyiteguro imeze neza, wowe na mwana wiwawe muri kumwe muri iyi minsi. Umwami abahire, umwami yakomeza abiyereke kandi mwagize neza gufata umwanzuro w'abagabo. Hari abahungu benshi mu ngana bakihaye bagurirwa isabune n'abakuru babo na ba nyirasenge, cyangwa bagiye barara mu kirambi babazagiye kuva mu kirambi, cyangwa bahaye bayigurira ariko bataye bashitsa. Ari n'abahaye bayigurira bakigurira isabune bakikunda yes, batarakunda abandi bana bakicikunze, batarakunda abana babo. Ufite ifaranga uri mu gukora muri kampani, ufite ifaranga uri mu gukora muri aho ngaho ukora nyinshi zo gutunga zigatunga n'umuryango, ariko uracikunze. Fata icyemezo urebeye kuri Mbabazi Patrick. Yego, umwami abahezagire kandi abiteho. Ubu ni bwo bukwe dufite mu kwezi kw'icumi. Ushobora no kuzamuhinka cyangwa zibiri, cyangwa ukamuha ihene. Ushobora kuvuga ngo resebiso ni jewe, ushobora kuvuga ngo imikenyero yose bazambara, ushobora kuvuga ngo ibinywaje, ukavuga ngo ibinywaje bidasembuye amazi na za soda n'igikoma, kuko nacyo kizaba kirimo. Hari abantu bazataha ubukwe bonsa, bakwiye kuzabona igikoma nabo bakakurumva mbaba igikoma kizaboneke muri ubu kuko hari abavyeyi bonsa bazaba bari muri ubwo kandi kidashushe cy'akazuyazi. Ari ukundi gishushe kiza gishaka kugorana, kizagitinda igikoma mwanya ngo gikunda isukari nke. Igikoma ni kuri abo babazi kurumva. Ubwire abantu bazaba bawusikane n'ibinywaje, bazashemwa gakoma, bazatuzanira igikoma. Ushobora kuvuga ngo ibintu byose bijamwe n'ibinywaje guhera ku gikoma kuza kuri champagne ngo ukabyikorera. Ushobora kuvuga ngo uyu muhungu agomba kuzaba berewe, ukavuga ngo ubindekere ibyo byose. Ushobora kuvuga ngo uyu mukobwa n'abazaba bamugaragiye mubandekere. Ushobora kuvuga ngo ibaraza azajamo nzayimugurira ameza ye cyangwa ukayigura. Ibyo byose nimzo twari tubabwira ngo mubyibuke. Kandi giheni ari umukozi w'Imana Ntagawa Bifaranga, nawe ndagira ngo hariya mu gihugu cy'u Burundi azaba yicaye imbere, nawe azaba yicaye imbere muri ubwo bukwe. Ashobora kuzaba yicaranye na Guyereka muri ibyo birori. Noneho aravuga ngo yigeze kuvuga abwiriza ahantu hamwe na Nairobi ngo ahantu ngo wamenekeye amazi, ameneye ibyuya, aho waviriye ibyuya ngo niho ngo nawe bagomba kuyaguhera ya mazi bya byuya wahameneye, nawe ngo niho bagomba kuguhera andi mazi asubira mu mwanya wa bya byuya wavuye cyane. We kurumva neza. Mbabazi nawe rero hano mu ikanisa niyo yashize imbaraga mu itorero kuva akiri umwana muto, niho yashoye imbaraga ze zose. Amatorero ya kandi umuririmbyi si uwo mu ikanisa ryabo, si uwo hariya asengera. Mbabazi sinzi ikanisa asengera ngo niryo. Mbabazi asengera iwanyu, ntafite ikanisa rizamushingira ngo niri ni twebwe ariko bino bijiji byose muza mwitirira ngo twe ngo dusengera ni ibyahano, byose bisengera muno. Mbabazi ni umukristo wa muno, yani ni umukristo w'amakanisa yose. Tiwifumba mumurebere mu kijiji cy'Uburundi, si w'ikijiji. Yamenye ibyuya ku bwacu twese. Yararirimbye muri Kenya ahamenya ibyuya bireze. Mu Buganda yarahageze amenya ibyuya, agere mu Rwanda warakabije, i Burundi ho yarakabije, muri Kongo, kuri YouTube ni hataririmbye. Ni hehe Mbabazi atageze? No mu wawe uri mu gukanda gutya, nimba mudasengana ukamusanga ngo usibanganya, nimba mudasengana aho YouTube naho YouTube tuyifite si wibamo ntasengera mu wawe, murasengana. Ohereza ubutunzi, fata ifaranga zose ufite, kandi igifaranga ntizaziba nkeya. Guhera kuri izo wayivuga, ushaka guhera kuri izo zogura ikibiriti uzi nawe gazaza kuko nabo bazahera kwatsa bakiri mu bukwe, batwike ibiriya bintu baza batwika mu bukwe. Ari aho baherutse
kugira ngo kibe batwika mu bukwe hari akantu baza baturisa gutyo ngo rwavumba umugeni yamayirukanga w'umukobwa ntaragaruka baramushatse baramubuze taraza yagarutse tubaye tubwiye Mukambabazi yakirikana yakikana kari akantu baza baturisa gutyo mwe mukata champagne shaduza Keke. mwe mukata keke niba gaturitsa ntukiruke ma uzaguhagarare mugenzi wawe taraza Eh. uzahagarare baza babyita ngo rwavumba abantu bose mukomeze mwitegura bari hirya no hino tuzataha ubwo bukwe twebwe kera hamwe na Mbabazi Patrick